Kuri uyu wa 26 Kamena ahagana saa 3 za mu gitondo nibwo Nyarwaya Innocent wamenyekanye cyane nka Yago yitabye ubugenzacyaha RIB. Yitabye ubugenzacyaha kugira ngo yiregure ku birego yarezwe n'uwitwa Munezero wamamaye cyane nka Tabiju. Yitabye ariregura ndetse aza no gutaha. Ibi byahamijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri. Icyabayeho twabashije kumenya nuko Nyarwaya Innocent nyuma yo kwiregura babonye nta bimenyetso bifatika byatuma bamugumana, ndetse bemeza ko hashobora kubaho inzira yo kubahuza bakaba baganira kuko ariyo mahitamo ya mbere RIB ikoresha cyangwa se ubugenzacyaha bukoresha kugira ngo bube bwakunga abantu bafitanye ikibazo. Inzira ya mbere ni ukubunga, byakanga hagakurikizwa izindi nzira harimo no kuba byagezwa imbere y'abacamanza. Ibi ngibi bishobora kuba ari byo bigiye gukorwa. Bimwe mu byo uyu mukobwa ashinja Yago harimo kuba aherutse kumwoherereza ubutumwa amubwira ko azamumena umutwe ndetse akazanashyira hanze amafoto ye yambaye ubusa. Uyu mukobwa ubwe yemeza ko uyu mugabo yamwoherereje amwe mu mafoto yamufashe kumwereka ko ayafite, ariko ikintu gitangaje ni uko aya mafoto ari umukobwa uyafite gusa. Aya mafoto Yago ntayafite. Hari amakuru avuga ko aya mafoto yaba yarafotowe na fone y'uyu mukobwa. Ni ibivugwa. Bakaba mu gihe bari mu rukundo baragiye bifotoza amafoto menshi, ariko ay'uyu mukobwa afite akaba yarakoreshejwe kuri fone ye. Ni ibivugwa. Ndetse ikibazo nyakuri cyabiri gihari ni uko amafaranga uyu mukobwa avuga ko yahaye Yago ariko hakundi babaga bizihiwe akaba yayamuha ariko mu buryo buraho nk'uwo mukunzi we. Nyuma y'aho batandukaniye yashatse kwisubira, yumva ko yasubirana amafaranga ye. Ni ibivugwa. Ukuri kuraza kujya ahagaragara. Yago yisobanuye arataha, bivuze ko RIB nta kimenyetso gihamye cyangwa se ikimenyetso gifatika yabonye kuri uyu mugabo ku buryo yamugumana. Ni benshi tuzi bitabye RIB bikarangira barayeyo. Abasitari benshi uko bitabye RIB bararayo cyangwa se bakamarayo iminsi runaka, ariko Yago yahise ataha, bivuze ngo nta kimenyetso gifatika cyari gihari. Ese Yago koko yaba ari kugambanirwa? Gushimiye kuba wadukurikiye. Reba uwo munsi ukore subscribe ubundi tujye tubana buri munsi.